kazi nizere ko meze neza, of course nanjye meze neza. N'umugwanyi Mr Zins Papa Africa. Meze gute nongeye kuba kazi mu kiganiro cyacu habaye iki niki cyabaye ku mbuga nkoranyambaga niki cyabaye iwanyu iwacu. Of course nanjye gutangira babwira mbere ko dutangira se kakaboro muri kukabona se. Habaye iki uyu munsi murabizi narababwiye kino kiganiro cyacu habaye iki kize kibura uko mwebwe muhari nanjye mpari mudahari ntibikunda ntahari ntibikunda. Sasa habaye iki yacu uyu munsi kwitangire ku musore wacu mwita Israel Mbonye. So Israel Mbonye umwe mu batipe ewana bitwara neza bitwararika tujya twumva ingeso mbi imico mibi amatabe mayaga n'ibindi nk'ibyo n'umwe mu bantu mu basani beza byatari dufite mu Rwanda. Ngira ngo murabizi ibyo yakore muri BK Arena Rovensenke z'ukwazo mu mwaka washize. Ubu rero afite igitaramo muri Belgium ariko ubu tuvugana amatike y'iki gitaramo VIP yamaze kuba sold out cyangwa se VIP yose yamaze kugurwa. Wow, this is very concerning. Kandi iki ni igitaramo kizaba mu kwezi kwa Kamena. Bro, urumva ko ari iboro birenze tugaruka hano bori wacu. So nimba Israel Mbonye ashobora gukora igitaramo muri BK Arena kuzuza umuntu bita Israel Mbonye gukora igitaramo muri Belgium amatike atangira kuba sold out igitaramo kitaranaba. Tugaruka ku nkuru ya Davis na Betray muri bwo igitaramo gize kujya gukora Huye ko muri concert yabo hajemo abantu 5 harimo na Bounce. Ntabwo biba byoroshye uruganda ntabwo ruba rworoshye. Ngibyo rero ibyabaye ngo habaye iki rero ku mbuga nkoranyambaga byacitse nako ku mugabane w'Uburayi. Ubu tuvugana igihugu cy'Ubudage b'Abadage man bemereye kunywa urumogi ndetse no kuruhinga uko babishaka. Birarenze bro. Nuvuga mu gihugu cy'Abadage rero b'Abadage rwose murabibona mu gihugu cyabo ubu tuvugana bakaba bemerewe kunywa ndetse no guhinga urumogi uko babishaka. Ndebe nkuko wemerewe kunywa itabi uri kugenda ku karubanda uno bemerewe kunywa urumogi uko babishaka bro. Birarenze ubu tuvugana ndetse urubyiruko rwo muri kino gihugu rwazindukiye aho bita Brandenburg Gate bagiye kunywera y'urumogi mu rwego rwo gucelebratinga. Ngira ngo muri kwibona ayo mashusho niho yafatiwe cyangwa se ayo mafoto bagiye gucelebratinga ibintu byo kunywa urumogi. Reka tugaruka hano iwacu rero. Iwacu abantu batangiye gutera commenting ese twebwe ngo u Rwanda ngo ari igihugu ngo like ngo kiri gutera imbere ngo kirimo rubenshi muri civilization ngo niko twebwe ngo takemererwa kunywa urumogi uko tubishaka. Bro tuganireho gatoya. Mujya mubona bara batipe bo muri quartier ziwanyu ukuntu anywa kasuruduwiri kamwe ibintu akora. Tekereza bara batipe banywa suruduwiri bagasida bagakora biriya bintu barengejeho n'urumogi. Abatipe bahita bakora ikimotari cya Manuel cy'umugongo kabisa akavuga ati akanywa suruduwiri akarenza urumogi agati yakora ikimotari cy'amaguru akavuga ati ngenda guheka nkuvane mu mujyi kugeze mu Gatsata uranyishura ngahe senyisa bro agahita kujyana kugeza. Ikibazo rero si icyo ngicyo. Ikibazo ni cyagiye urumogi rwamushira amageze nka Nyabugogo. Byata bihindura isura n'ukujyana rero umuvuduko mwinshi ubugira turumushira amageze Nyabugogo agahita guhindukira akakurebera umugongo ngo warakora iki umugongo wanjye. Bayidewe so ngibyo byabaye rero mu Abadage ubu tuvugana ewana muri Kamena bazaba batangiye kwemererwa kunywa urumogi uko babishaka. Ngibyo byabaye rero ngo habaye iki iwanyu ho muri mwemereye kunywa iki? Nge nemereye kunywa amazi akonje. Hanyuma rero ikindi cyabaye nyine kubabwira no munsi ni itangazo ryasohotse ngira ngo namwe muri kuribona abantu mukoresha imbuga nkoranyambaga. Ni itangazo rivuga ko nta muntu uzongera kuza gukomanga ku muryango w'iwawe agusaba kwishyura amafaranga y'umutekano. So tuvugana rero ngira ngo wenda abantu mutangira mu bisobanukirwa umuntu abimenye. Ubu rero system cyashye kwishyura amafaranga y'umutekano urakanda akanyenyeri 150
ukaba wabasha kwishyura ugakurikiza amabwiriza ukabasha kwishyura umutekano nk'uko byagenwe. Umutekano ni ngombwa ngira ngo murabizi yuko u Rwanda ari kimwe mu bihugu birangwa mu mutekano mwiza. So rero niba utarimo wishyura umutekano menya ko urimo wica umutekano. Nitugufata uri kwica umutekano turabashinzwe umutekano ntabwo tuzakubuza umutekano ariko tuzakujyana ahantu umutekano uzaba ugoye. Ngibyo byabaye rero ngo habaye iki? Habaye iki rero? So ntabwo turi bigarukaho ejo bundi tariki 30 hari igitaramo cya Platini P Baba LP. So rero umutipe bita Davis D yagaragaye mu gitaramo hari kumwe n'abapfumu. Ntabwo byoroshye. Ndakurahiye ntabwo byoroshye. Umutipe bita Davis D yagaragaye ari kumwe n'abapfumu. Abantu benshi babyibazaho inkuru iza gusohoka, hanyuma muribuka inkuru ya Davis D ko ari umutipe w'umurundi wasohokanye icyana. Ryarari Davis akaza kuvuga ati kiriya cyana nanjye ndagishaka. Biza kurangira of course n'icyana gitsindiye. Umutipe aravuga ati ronye ntabwo wandya icyana biro mpamvu ngomba kukurogesha. Rero byavuzwe yuko umutipe ashobora kumurogesha kubyimba. Imboga nkoranyambaga z'abajama. Piriya ashobora kumurogesha kubyimba ubugabo bwe. Davis aravuga ati rero kugira ngo njyewe bazandoga ubugabo bwanjye bubyimbe nisemo guhita ashaka umupfumu wo kuzajya atangira ubwo burozi. Ntabwo byoroshye mu gihe ba Bruce Melody tuba tuzi ko ari kumwe ngo na ba Mubi ba Debeni bafite amabouncer. Umutipe butuvugana yambaje umupfumu. Ntabwo byoroshye ndakurahiye ntabwo byoroshye. Ariko abantu musoma Bibiliya ngira ngo murabizi man haranditse ngo nimba ubonye umugore ukumva uramukunze mufata umuro. Ibyo murabizi ntabwo mbirangiza. Noneho hakaza na systeme yo kuvuga ngo kandi Kigali wishaya. Uyu mutipe nubwo mutwaye umwana akaba yari ari mu Rwanda bivuze ngo of course nimba uri Kigali ugomba kubereza systeme heri ya Kigali wishaya. Ahubwo icyo inama namugira nawe nagenda rebe umukobwa uteretana na Davis D amufata mu ro. Hanyuma rero tukiri kuvuga kuri ibyo ngibyo byabaye wahuri habaye iki? Kindi wamenye nuko umukobwa wacu Miss wacu dukunda byatari Karimpinya bakaba yamaze kuba brand ambassador w'imodokari yitwa nguko. Rero uko bimeze urumva ko ari ibintu byiza ni intambwe nziza. Ese we tuvugana uramba uri brand ambassador w'iki? Ntacyo nanjye nuko turi kumwe. Hanyuma rero ikindi twavugaho none muri habaye iki uyu munsi nuko umunyamakuru wacu dukunda ndetse akaba n'umu MC akaba n'umu DJ akaba umubyeyi w'abana ewana akaba yamaze akaba yabaye cyangwa se yahiswemo nk'umunyamakuru ukunzwe muri Afrika. So urumva rero ko abantu batangiye gusohokera igihugu cyacu bakazana ibintu byiza bagatera ishema igihugu cyacu. Abandi mwebwe aba diaspora muri aho gusa musohokera u Rwanda icyo muzana ni Covid. Uyu mutipe mwita Rosikana nimba ari Rosikana ntago nzi ariko nuko bimeze. Ngira ngo muzi indirimbo yakubise hanze ari kumwe na Bruce Melody ndetse na Element L. Abantu benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko indirimbo ari ya Element ndetse na Bruce Melody gusa ugasanga Rosikana ari kugaragara ari inyuma y'abandi ndetse aza kwicara aravuga ati nanjye reka nkora akaririmbo kanjye bakise Sesa. Sesa rero mu kuyikora uyu mutipe yemeje kutujagaraza akora indirimbo izirasohoka ijya hanze. Amashusho ntitwamenya no tuyasanga kubwiye amahirwe tuzakubona no tuyasanga. Nakomeje kutujagaraza rero ya ndirimbo yayikorera no acoustic version. Yarebye ruvuga ati ukora indirimbo nyinshi reka nkora imwe bakubita acoustic version ubu tuvugana ntegereje na drum version. Ntabwo byoroshye nizere ko rero ino acoustic version mwabe mumaze kuyumva. Ngibyo byabaye ku mbuga nkoranyambaga umutipe atangiye kutujagaraza. Habaye iki?